Ibihe byiza kuri mwese mu gukurikirana urubuga rwa CLICKRWANDA.com. CLICKRWANDA.com akaba ari urubuga nyarwanda rukorera kuri murandasi, akaba ari urubuga rutanga serivisi nyinshi nziza kandi zitandukanye. Muri serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha. Tukaba twafasha abantu bashaka ko tubamamariza, abantu bashaka ko tumenyekanisha ibikorwa byabo rwose n'abandi bagufasha atari CLICKRWANDA.com. Kandi CLICKRWANDA akaba ari urubuga rufasha n'abantu bashaka gucuruza ushaka ibaza ati se noneho uyu munsi nje kubabwira iki? Nta kindi nje kubabwira, uyu munsi nje kubereka website 5 wakoreraho amafaranga mu Rwanda ukoresheje icyo bita PPC cyangwa mu magambo arambuye ni pay per click, cyangwa uburyo bujyanye no gukora amafaranga binyuze mu gusangiza no kwamamaza. Hano no kuvuga ngo hari website runaka zazira amataska cyaba bafite amavideo runaka ugomba kureba, maze ukahita wishyurwa ugakorera amafaranga yawe utavuye aho uri. Nta kindi gisabwa uretse ko ufite internet gusa. Abantu mwirwa mu scrollinga ku ma YouTube, mwirwa mu scrollinga ku ma TikTok, nta kintu mwinjiza. Nje kubereka uko mwakoresha internet zanyu zikababyarira ikintu gikomeye kandi mutavuye aho muri. No kuvuga ngo ngiye kubabwira izo website ukoresha nizikorera mu Rwanda. Ndava kuri website ya 5 nsoreze ku ya mbere. No kuvuga ngo website ya 5 yitwa OJOWDAD. OJOWAD no kuvuga ngo ibyo ukora ni platform ikwemerera kura amatangazo cyangwa se advertisements, hanyuma ukishyurwa kuri buri tangazo warebye. Nkuko nababwiye ni paid to click. No kuvuga ngo iyi website ibiriho amatangazo, itangazo urebye uhita wishyurwa ako kanya. Ndetse website ya 4 yitwa Proper Ads. Ni ukuvuga ngo ibyo ikora ni ikigo cyamamaza gikorana n'abantu bafite websites cyangwa blogs, bashyira adverts bagahabwa amafaranga kuri buri kanda cyangwa se kuri buri click. Buri uko ukanze uhabwa amafaranga, cyangwa kuri impressions uko ibyapa byabo byerekanwa. Iyi ni website imwe mu Rwanda ushobora gukora amafaranga rwose utavuye aho uri. Website ya 3 yitwa shorts.st. ni ukuvuga ngo ibyo ukora bimeze nka adf.ly. Ni unukuvuga iyi website hasi ikigo gitanga short links usangiza umuntu wese ukoze click kuri link yawe mbere yo kugera kuri site agomba kubanza kureba ikamamaza. No kuvuga ngo iki kigo gitanga ama short links, umuntu wese ukoze click kuri link yawe mbere yo kugera kuri site agomba kubanza kureba uko ikamamaza. No kuvuga ngo iyo arebye ibingibi ari kwamamaza uhita ubona amafaranga. Website ya 2 yitwa adf.ly. ni ukuvuga ngo ibyo ukora ni urubuga rwo gusangiza links z'amakuru, amafoto cyangwa video ukoresheje short links. Iyo umuntu akanzeho mbere yo kugera aho ushaka kumwohereza, babanza kureba ikamamaza ubone amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi website isangiza amakuru cyangwa se amafoto cyangwa video ikoresheje short links. Ni ukuvuga ngo kugira umuntu yegereho bwa mbere arabanza akareba ayo mavideo cyangwa se uko kwamamaza. Iyo ukanzeho rero itubona amafaranga yawe buri munsi buri uko ukanzeho. Nkuko nababwiye, noneho hari website ya mbere hano mu Rwanda wakora ayo mafaranga byoroshye kandi vuba. Iyo website ushaka kubaza ngo ni yihe, na yindi ni CLICKRWANDA.com. Ushaka kubaza se CLICKRWANDA.com ikora ikintu. Kuvuga ngo CLICKRWANDA.com ni urubuga rukorana n'abantu bifuza kwamamaza cyangwa kugurisha ibyo batunze, ndetse rufite gahunda y'ababahagarariye ubwo ni kuvuga aba agents bakora PPC nkuko nababwiye, pay per click, aho usangiza ubutumwa cyangwa kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga bagatanga amafaranga kuri buri gikorwa. Ni ukuvuga ngo uko CLICKRWANDA ikora, ni ukuvuga ngo bo ugenda kuri website yabo ukabareba. Ni ukuvuga ngo buri video yo kwamamaza iriho se cyangwa se buri kintu cyose, ni ukuvuga ngo iyo ugikanzeho wanze ugasharinga inshuti zawe, ugasharinga abavandimwe bawe, buri uko nabo bakanzeho wowe ubona amafaranga. Ubwo ni uburyo bwihuse akora amafaranga utavuye aho uri. Aka nakazi wafatanya n'akandi kandi kakakwishyura. Nta kindi usabwa ko ufite telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe, ukaba ufite internet, maze ugakora amafaranga yawe wicariye rwose utuje. Nta kindi wakora, wasura CLICKRWANDA.com, urwo rubuga rwose no ugatangira gukora amafaranga nk'abandi, kuko abandi bageze kure rwose. Murakoze. Ari niyo makuru nifuzaga kubasangiza uyu munsi kuri website 5 nkuko nababwiye. Iya mbere ni CLICKRWANDA.com,
wayigana cyangwa se watwandikira ku mbuga zacu twagufasha mu gihe ukeneye abantu bagufasha, cyangwa se ukabasura website yacu nawe tukakwereka ukuntu utangiye gukora amafaranga. Noneho iyo uri umwagent rwose biba byoroshye cyane wariyandikishije ukora amafaranga yawe witurije. Murakoze cyane.